kuki waje ukererewe mbega mfite akandi kazi ko sinkora hano aka video mwakabonye muri benshi ndahamya ko benshi mwagapostinze kandi mwagakunze ni Scovia Mutesi nawe nko kumuzi ku magambo ye menshi atungurana kandi umuntu utanga ibikuta cyane cyane uzamwitegereze muri video nyinshi akunda gukora. So turashaka kumenya ubundi Mutesi kuki yavuze ibi bintu kuri televiziyo y'igihugu nkuru y'u Rwanda RTV. Ubundi Scovia abantu bamwihisha inyuma mwabamubazi. Scovia buriya nuko mureba afite abantu bakomeye cyane nta hantu wahera umushinja ikintu runaka cyangwa se ugira icyo umubaza kubyo yavuze. Tugiye kurebera hamwe twese hamwe ese ubundi Scovia ni muntu ki? Scovia Mutesi ni umukobwa wavukiye cyangwa ni umugore wavukiye Nyagatare mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Scovia rero nko muri tugambo twinshi akora cyangwa se n'inkuru nyinshi akora afite abantu banene bamuri inyuma kandi bakomeye. Scovia niyo mpamvu ushaka kwibaza uti ese ko ari umunyamakuru ye tumwumvishe ari umunyamakuru ufite impano ndetse akaba ari umunyamakuru uzi gusesengura amagambo ndetse akaba ari umunyamakuru udatinya. Scovia kuki batamuha akazi kuri televiziyo zikomeye cyangwa se akaba yawe umukozi wa leta? Izi nizo mpamvu. Buriya Scovia nkuko mubona Mutesi, Scovia ni umuntu wigenga ku giti cye mu mitekerereze ye. Buriya n'umugabo we yagiye kumubwira nabi ahita amubwira ati mbere yuko umbwira nabi tekereza ko umbwira nabi nanjye nshobora gusubiza nabi hakavamo ikintu kibi. Ahubwo byaba byiza tubiretse kuvugana nabi kugira ngo hataza kubamo ikintu kibi gikomeye ugasanga umugabo aramuzibije. Cyo nshatse kubwira ni kiro wa muntu uri kumva ka Basi TV show. Scovia bararegeye baravuga bati nitumuhereza akazi muri leta kandi ari umunyenguni cyangwa se umuseseranguni hose hamwe mu gihugu cy'u Rwanda ese bizadufasha iki? Barashishoza baravuga ati Scovia tumuhaye akazi muri leta twe muri leta nta gihombo twagira ahubwo ikibazo gihari ni kimwe cyonyine nuko yahirika abica amategeko ya leta kandi abo bica amategeko ya leta nanone ugasanga aribo bakomeye muri leta. Icyo nshatse gusobanura ni kimwe cyonyine Scovia afite abantu benshi bamuri inyuma harimo abaturage cyangwa abakurikirana amavideo akora. So icyo nakubwira ni kimwe cyonyine Scovia yakabatambikiye da nasubira ngo ntiyakabatambiye kuri televiziyo y'igihugu. Njyewe ntago nkora hano yo kumbaza ngo nakererewe rero bombo kiratinade wamugane wa yago. So icyo nakubwira ni kimwe ku mateka ya Scovia rero. Scovia ni umugore wubatse afite umugabo afite abana batatu. Scovia nko mureba buriya Scovia nagashinze buriya mutamukinisha kumusangana ari gutongana my friend ari gutongana mu buzima busanzwe apana imbere ya kamera. Scovia aratongana, Scovia aravuga amashanyarazi akagenda yakaga. Scovia Mutesi tazamufatiraho umva ibiruhuko na kimwe afite abantu benshi bamuri inyuma. Scovia nkuko mubona aho ngaho buriya no muntu tuje disi. Scovia yavutse mu 1892 ni umukobwa ufite imyaka 40 hafi ni 3 gutyo. Scovia ni umuntu wize arangiza yarangije Nyagatare kuri university yaho. Scovia ni umukobwa ni umugore uzi gusesengura ibintu byinshi. Aka video ndagiye ngukerekane cyangwa se ugasharinge ndamya ko abantu benshi mwakabonye gusa nanga ndagiye ngo tubimenye ubundi Scovia ni muntu ki. Akara gace kabanza nikarebwa neza muri comment muraza kuduhereza comment tubashakire igice cya kabiri n'ushaka kumenya Scovia ni muntu ki. Scovia bundi atuye Scovia arubatse afite urugo nk'umuryango cyangwa yubatse inzu yabamo ntagakodesha. Ese Scovia atwara modoka ki? Scovia akora amafaranga ngahe buri kwezi? Scovia yagiye mu bihugu gushaka amakuru ninde ba wamwohereje my friend ko batohereza abandi banyamakuru biki bakorera kuri televiziyo ziri mu Rwanda. Scovia akajya ku giti cye. Impamvu ubwo bwoba bushirika nabwo turaza kubisobanura. Turashaka kugira ngo dushyire hanze Scovia Mutesi ubundi ni muntu ki. Scovia Mutesi ubundi abaye hate mu buzima busanzwe tubigusobanure neza. So ni wumva ubishoboye cyangwa ubishoboye kubimenya cyangwa ubikeneye kubimenya ugukina ubukorera kimwe cyonyine wadukubita ka comment tubwira amateka ya Mutesi Scovia nk'umukobwa wa Nyagatare. Reka Basi TV kora subscribe.